uzabyarira amaho ngaho nzajya nkuzanira ibyo kurya nkuzanira ibyo kunywa uragumaho. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusabangira ngo mwese mutegereje episode ya 15 ndetse kuri season ya 2 ndagira ngo noneho sasa rero mbabwire nicyo gihe tube twarebera hamwe n'ibiki biri muri episode ya 15. Hari gihe mama yabatumye bose ngo bajye nko kwishaka ibirara tubatege tubakubi. Nibiki biri muri episode ya 15 bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba kugira ngo dukomeze kuba twaryoherwa niyo mpamvu tugiye kubasha kuba twagenda tugaruka kuri buri ngingo ndetse tubasha kuba twasobanukirwa n'iki kijye mbere kuko filime yacu noneho igeze aho ibintu byose navuga ko biri kugira ku mperezo kandi ibintu byose nanone birakomeye inshuti zanjye kuko uyu muti tugere tugaruka umuti noneho nicyo gihe ngo ugere kuri nyirawo umuti nicyo gihe ngo ugere kuri nyirawo ndetse nta bindi bintu byinshi mugiye kubona muri iyi episode umuti ugera kuri nyirawo ndetse umuti uraza kuba wagera kuri iribageza kugira ngo abashe kuba umwe ndetse abashe kuba yakwibuka kugira ngo ashyire ukuri hanze. Iribageza ari mu bantu bafite uruhare runini muri iyi filime ndetse kugira ngo abashe kuba twaryoherwa kurushaho cyangwa kugira ngo tubashe kuba twaryoherwa kurushaho nuko uyu muti iribageza agomba kuwufata ugomba kumugeraho kugira ngo yibuke ndetse niyibuka ibintu byose bibe byajya ku murongo. Ese muratekereza iki noneho cyusa namenya ubuzima bwose iribageza yabayemo cyusa namenya ubuzima bwose iribageza yabayemo ndetse akabasha gusobanukirwa uburyo yabayeho mu buzima bubinyamaraga kuko ariho mu bihe byiza mu buzima bwiza cyangwa se mu bihe byiza. Muratekereza yuko cyusa atazagira imbabazi cyangwa atazagira impuhwe. Uyu mwana w'umukobwa iribageza mbega iribageza warushye ariko icyo nakubwira nuko bizageraho bijye hanze ndetse ubuzima nuko bamuhemukiye byose bazayibona ndetse byose bazabisobanukirwa. Hari umunsi cyusa azamenye neza yuko iribageza yaciye mu bintu bibi cyane bikomeye kandi hari ibintu bibi byinshi cyane yaciyeho kugira ngo agere kuri uyu munsi wa none kabone nubwo iribageza ifite umutima mwiza kabone nubwo iribageza yikundira abantu ariko yaciye mu bintu bibi cyane ndetse ndagikubwiza kuri yuko cyusa ari buze kuba yabisobanukirwa n'icyo kintu kiri buze kuba cyakurikiraho ndetse uyu muti sinzi ukuntu bugere kuri cyusa. Sasa rero dushobora no kuza kugaruka cyangwa mudaha ibitekerezo muri comment dushobora kuza kugaruka kuri uyu mukobwa Isimbi watwite ndetse utwite ndetse wabashe kuba yabeshyera cyangwa se akaba yabwira mugenzi we akamubeshya ati cyusa niwe wanteye inda kandi nyamara icyo tureba sinzi niba ibintu ari ukuri ariko ikigaragara nuko atari ukuri kubera yuko mwese muzi kuri yuko cyusa akunda iribageza ndetse umuntu wese ufite ibitekerezo negative arambwira ati subiza ibitekerezo ku murongo kandi murabizi neza yuko uko byagenda uko kose twe twaje kuboneza nago twaje kubabaza ndabizi neza yuko cyusa aramutse yarateye inda Isimbi nago byashimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ndabizi neza ko bitaba neza kandi nago byabaryohera. Sasa rero uyu muti uraza kuba wagera kuri iribageza gute ko tuzi abicanyi bohereje ndetse abicanyi bari mu nzira bashaka kuba barangiza ababagwa cyangwa se bashaka kuba barangiza abagabo ngo babananize ndetse n'umuti babo bakire mu nzira batarawugeza kuri nyirawo. Sasa rero murabibona gute murabona biri buze kugenda gute ukuntu bimeze twese tuzi umuheto abagabo bafite. Ese bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba mwebwe murabitekerezaho iki uramuheto mutekereza yuko nta kantu ushobora gukora nta kantu kagashya cyangwa se akantu k'ibitangaza uramuheto ushobora gukora? Twese tuzi yuko Imana ishaka kurwanira umuntu igira ikintu ibicishamo muri uka abantu bazi inkuru yo muri Bibiliya umugabo cyangwa se umwana muto witwaga Dawidi yaje kuba yica Goliyati akoresheje ibuye n'umuhumetso ashyiramo umuhumetso ibuye ararikaraga kabisa abasha kuba yasuza Goliyati. Sasa rero ndabona ibingibi ari byo bishobora kuza gukurikiraho ahanga kubera ko uyu muheto ugomba kuza gukora akantu kandi uko byagenda uko kose abagabo nago bapfa kugenda ndetse ngo bagere hariya hehe ngo bashe kuba agera kuri iribageza nta bicane byahuye nabyo nta ntambara bahuye nazo kuko twese tuzi neza ukuntu bimeze aba bagabo ukuntu ibintu byifashe boherejweho abicanyi. Sasa rero abicanyi bari kubahiga nibangaye kuri incuro bari guhigwa n'abicanyi batatu ati nabaye mwese muzi neza abicanyi Mulisa yohereje imbere
yohereje abicanyi babiri ndetse babasha kuba bananirwa nakubwira ati Imana iri ku ruhande rwawe ndetse iteka n'iteka ugomba gutsinda. Yohereje abicanyi babiri b'abaprofesiyoneri mu bintu byo kwica muzi muri filime zigiye zitandukanye nka filime zabayeho zitwa za Maître Nzovu abapapa ngira ngo uramutse warayirebye nk'uriya mugabo Rugero Shitani uramuzi ndetse n'umuntu wundi wese ukora filime za gasiyo zo mu Rwanda cyane rwose ureba filime nyinshi z'inyarwanda. Uriya mugabo Haka muramuzi kabisa uriya w'igikara muremure ufite isura navuga idashimishije ya umusore afite isura navuga kabisa idashimishije cyane niko navuga mbufare kuvuga gutyo niba mvuze nawe kabisa nawe ambabarire aho ari. Sasa rero dukomeze turebere hamwe uyu muti abo ni abicanyi babiri ndi kudescribe cyangwa se ndi kubabwira. Sasa rero nyuma y'abo bicanyi babiri hari uwa gatatu rero ni mubi cyane buriya hari uwa gatatu bamwita Morisa cyangwa se Ngenzi nkuko mwamumenye mu filime zigiye zitandukanye. Uyu mugabo ateye ubwoba kabisa twese tuzi ibigwi bye afite ibigwi byinshi nubwo atari ibigwi byiza ni ibigwi nyine yagiye yandika mu gukora amabi cyane muri filime nyinshi agiye agaragara. Mwese muzi filime yitwa The Forest ya Soroba ngira ngo uyu mugabo mwabashije kuba mwambobana. Uyu mugabo bita Ngenzi mwabonye uburyo akanganye ndetse biragoye kugira ngo ube wamuhabura. Muzi muri filime za kera ari Ngenzi ndetse ari umugome byatari ndetse uyu mugabo ndatekereza yuko mumuzi ndetse ari umustar arazwi cyane mu gukora ibikorwa bibi ndetse biragoye kuba wamuhagarika igihe yikoreyemo igihe yiziye mu kazi biragoye kuba wamuhagarika. Sasa rero niyo mpamvu ndi kuvuga ati biragoye yuko kamarade Nehemire bashobora kujya ngo bafate inzira ngo bajye mu muhanda ngo bizere neza umutekano wabo yuko bazajya bageraho bagiye nseka babasha kuba bagera kuri Iribagiza badahuye n'aba bicanyi. Sasa rero abantu benshi bakunze kuba bibaza bavuga ati kubera iki cyangwa se kamarade cyangwa se Mire baramutse bahamagaye Iribagiza ntago haza gafata umuti ese mwebwe mubitekerezaho iki waratekereza iki aramutse ahamagaye Iribagiza cyangwa se agahamagara Iribagiza cyangwa se Kanyana utiva utora umuti ndetse ubasha kuba wawujyana kugira ngo batabasha kuba babona aho twishishe. Mutekereza yuko ataba ari byo byoroshye yego nibyo koko nibyo byaba ariko byoroshye ariko se tuzi neza ko aba bagabo koko bamaze igihe mu mashyamba ndetse bamaze igihe birukanka cyane bahunga bafite nimero za Iribagiza. Ntago ntekereza yuko bafite nimero zabo ndetse iyo bafite nimero zabo bagakwiye kuba babahamagaye ikibazo kikora kuko ikibazo aho kigeze kirakomeye ndetse kimeze kuba agaterera nzamba kubera yuko ni ikibazo kimaze igihe ndetse umutoga kuko warageze kuri Iribagiza akabasha kuba yakwibuka ese Iribagiza we iby'uyu muti arabizi iby'uyu muti arabizi ndetse azi neza uyu muti icyo uzamufasha se naramuka abonye uyu muti azemera kunywa cyangwa se araza kwemera kunywa kuko ndabizi neza yuko igihe cyo kumugeraho cyageze ndetse ni iki ngiki Iribagiza araza kwemera kunywa uyu muti kugira ngo yibuke ariko sinzi neza nimba bizi ariko niba atanabizi baraza kuba bamusobanura ndetse namusobanurira akabyumva araza kuba yanywa uyu muti kugira ngo yibuke ndetse aze kuba yasobanukirwa ibye ndetse aze kuba yamenya ukuri ku babyeyi we cyane cyuko namenya ukuri ku babyeyi biwe ibintu biraba bisa nk'ibigeze aho birangire cyangwa se kuyihereza kuko araza kuba nawe yahagama abamuhemukiye. Ibaze nawe uramutse umenye umuntu waguhemukiriye ababyeyi ko ari we uri kwiyita so ari we uri kwiyita nyoko ari we uri kukwereka noneho ko ari we mubyeyi wawe nyamara ari we uri kubyina mu mitungo y'iwabo agufata nabi ndetse agutoteza bya buri munsi agufata nkaho wagira ngo uri umucakare. Ibaze nawe uwo muntu umufashe ufashe uwo muntu kabisa yishe ababyeyi bawe arangije agufatira kurera nyamara akurera nabi nawe urayibona ndetse ukajya wibaza ati niye mpamvu mama nyanga niye mpamvu mama atanyere ku rukundo kandi mbona cyangwa nzi ko ari umubyeyi wanjye niye mpamvu mama atankunda niye mpamvu se mama akomeza kumfata nabi kandi yarambyaye mu nda ye niye mpamvu mama
atankunda ndetse agakunda murumuna wanjye kundusha? Niye mpamvu mama mbona atanyinshaka? Niye mpamvu mama ambwira ko nta ejo heza mfite? Niye mpamvu mama ambwira ko ejo heza hafitwe na murumuna wanjye gusa, nyamara njyewe nakwiye kugira ejo heza cyangwa se nakwiye kugira icyizere cy'ejo? Noneho ibaze uwo mwana w'umukobwa wafashe gutya akibaza ibibazo bingana gutyo, namenya noneho ko abantu bamufataga nabi atari ababyeyi, bimbwira ati iyi bagize araza gukora iki ko nawe ari buze kubahaga amahanga ndetse baraza kuba bakwishyuza. Sasa rero ntabatindiye, reka dukomeze ndetse tubashe kuba twarebera hamwe episode ya 15 igiye gusohoka mu minota mike cyane kabisa. Ubu tuvugana minota mike cyane, episode ya 15 iraza kuba yageze hanze. Icyo nakubwira nuko ntucikwe mukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, ndetse ntucikwe n'iyi episode iraza kuba iryoshye cyane kabisa, ku buryo baraza kuba buri ku rwego rwo hejuru, ndetse muraza gusobanukirwa byinshi mutasobanukiwe muri episode za mbere, kandi turava mu bwiza tujya mu bundi. Icyo nakubwira nuko ntubashe kugenda cyangwa se ntugende udateye comment ndetse ubashe kuba watubwira igitekerezo cyawe, ndetse like, subscribe kabisa niba utarayikora ariyo ya mbere uheraho, ndetse ukandi like ndetse ujye muri comment hasi ubashe kuba waduha igitekerezo, ubashe kuba wadutera igitekerezo ndetse utubwire ukuntu byumva, dore ifilime igeze aharyoshye kandi ibitekerezo byawe birakenewe kugira ngo dukomeze kuba twaryoherwa kurushaho. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, icyo nabwira nuko tubakunda ndetse tuhora tubatekereza ndetse tubahoza umutima, niyo mpamvu tuba twaje kuganira namwe, kandi abizi neza yuko mukunda filime Inzira y'Umusaraba byimazeyo kabisa. Niyo mpamvu natwe tuzanga kugira ngo tumubashe kuba twabona ibyo bitekerezo byanyu, ndetse tubashe kuba twagenda dukora ibintu byiza kurushaho. Icyo nabwira nuko mbifurije umunsi mwiza, ndetse mukomeze muryoherwe n'akazi murimo, kandi filime mu kanya iraje ibe yaturyohera. Ciao ciao.